Nshimiye mwese mudukurikira, ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radiyo, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni ukudukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Si kenshi mu mudugudu w'iwanyu cyangwa ku musozi wawe ucumbitseho waba warakoze mu biganza by'umusaza cyangwa umukecuru w'imyaka irenga 100. Bibaye byarabaye, waba ufite amahirwe menshi yo gutanga impanuro kuri Rwanda rw'ejo. Uyu munsi wacu mu Rwanda, umusaza Izira Mpyisi na mukecuru Nyiramandwa Rachel bari mu banyarwanda baramye cyane abubu twibuka nk'inzu z'ibitabo zatuvuyemo ahashize. Ubaye uri umukunzi wa Baho Wiga TV, ukaba waragize ayo mahirwe yo gusomera muri rimwe muri aya masomero twavuze haruguru, nawe twazagukoraho inkuru. Tukagukoraho inkuru nziza nk'umuntu waciye agahigo ko kumva ikinyotera cyo kumva ndetse no kuganira n'inzu y'ibitabo igeze ku myaka nk'iyi ngiyi. Imyaka 100 ntabwo ari imyaka mike. Nibyo cyane, bitera ubwuzu bikanamwenyuza, abantu tugatangara, abanyamakuru bagashika, za TV1, za Baho Wiga TV, ibitangazamakuru byinshi bigatunga mikoro abo basanze mu kigero nk'iki ngiki, bageze mu za bukuru mu myaka 100, ukabibona nk'igitangaza, kuko biba bisa n'igitangaza koko kubona bene uyu muntu abasha kuganiriza abandi bantu. Ariko se koko kurama imyaka 100 ni ikintu cy'igitangaza? Abakiri bato bigeze bacishaho akantu mu gihe gishize, aho bari badukanye imvugo igayitse itarimo icyizere cy'ejo hazaza. Wasanga umusore n'inkumi mu bidakwiye, wababaza ibyo bigira, cyane cyane bitajyanye n'umuco nyarwanda, bakagusubiza bajya kugusubiza bati none nta myaka 100. Iyi mvugo mu rubyiruko yaje kwamaganwa n'inzego zitandukanye, cyane cyane inzego zireberera abakiri bato. Hibutswa ko ikwiye gucika iwacu i Rwanda, kuko atari ikintu cy'i Rwanda kubaho ubuzima bwihebye ngo nuko nta myaka 100. Cyane ko ikibazo atari ukurama imyaka myinshi cyane, ahubwo ikibazo ni icyo umuntu akora muri iyo myaka. Ese ubundi waha umuntu kurama imyaka 1000 yumva yayikora mwiki? Ese ubundi mu isi nta bihugu bifite abantu barama imyaka 100 irenga kandi bakumva ari ibintu bisanzwe nta gitangaza? Ariko ubundi kurama imyaka myinshi byaba bifitanye isano n'ubuzima tubaho, cyane cyane nyine ubuzima bwa buri munsi. Reka tujyane mu kiganiro. Uyu munsi turarebera hamwe kimwe mu bihugu bifite abantu basaga 100,000 baramye imyaka irenga 100 kandi bakumva ari ibintu bisanzwe nta gitangaza kibirimo. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye abibwira. Mu bushakashatsi buheruka gukorwa mu Rwanda, niho ubwo bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2024, bwagaragaje ko icyizere cy'abanyarwanda cyo kubaho kigeze ku myaka 69.6. Urumva ni hafi imyaka 70. Icyo ni icyizere cyo kubaho ku banyarwanda. Dore uko byagiye bizamuka. Icyizere cyo kubaho mu banyarwanda mu 1989 cyari kiri ku myaka 29. Imyaka 29 nicyo cyari icyizere cyo kubaho ku munyarwanda muri uyu mwaka w'1989. Bigeze mu mwaka w'1944, aha ni muri uyu mwaka niwo u Rwanda rwagushije amahano yo kugira jenoside yakorewe abatutsi. Muri uyu mwaka icyizere cyo kubaho yari imyaka 41. Bigeze mu mwaka w'2000, icyizere cyo kubaho cyarazamutse kigera ku myaka 49. Birazamuka mu mwaka wa 2014, icyizere cyo kubaho ku banyarwanda cyangwa ku munyarwanda cyari kigeze ku myaka 65. Birakomeza mu mwaka wa 2021, icyizere kirazamuka kigera ku myaka 67. Uyu munsi
icyizere cyo kubaho muri uyu mwaka wa 2025 ni imyaka 69 n'ibice bitandatu nk'uko nabivuze. Rwose barabura uduce dukeya ngo iba ari imyaka 70. Ntabwo ari imyaka mike ugereranyije n'uburyo icyizere cyo kuba ku banyarwanda cyagiye kizamuka kuko ibihe biha ibindi. Zimwe muri gahunda zazamuye iki cyizere mu Rwanda harimo mituelle de santé nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje. Harimo gahunda ya gira inka munyarwanda, akarima k'igikoni, ubwiyongere bw'amavuriro kuri ubuvuzi bwegerejwe abaturage, ugasanga mu bice bitandukanye harimo uburyo bwo kwivuza, harimo uburyo bwo gukaraba intoki kenshi, amazi meza n'isabune, ushatse wabyita kugira isuku. Ubu bushakashatsi bwasohotse ku kinyamakuru bita Kigali Today, bugaragaza nyine kuri icyizere cyo kubaho mu Rwanda cyagiye kizamuka. Uretse mu Rwanda, Ubuyapani kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya gifite umurwa mukuru witwa Tokyo. Abenshi murakizi. Nicyo gihugu cyaciye agahigo ko kugira abantu barenga hafi 100,000 bafite imyaka 100. Aba nibo bita centenarians. Centenaria ubwo ni abantu bageze ku kigero cy'imyaka 100. Muri abo bose nibura abagore bagizemo 88%. Ubwo urumva nibura 22 gasigaye nibo bagabo. Iyi nkuru rero yagaragaje yuko Ubuyapani ari kimwe mu bihugu biciye agahigo ko kugira abantu bangana n'ibihumbi 100 bageze ku myaka 100. Abantu 100,000 ni abantu benshi cyane bageze kuri iyi myaka. Impamvu mu Buyapani bafite icyizere cyo kubaho, bafite icyizere kirekire kurusha ibindi bihugu byose ku isi, hari impamvu nyamukuru zibitera. Imirire yaho, ubusanzwe ibyo kurya by'Abayapani bikungahaye ku biribwa bikomoka mu nyanja. Ubwo ni ukuvuga amafi, sambaza n'ibindi nyine bikomoka mu mazi. Bakunda kurya imboga rwatsi. Imboga buriya nazo ni ingenzi cyane. Bakunda kurya soya, bazirya bari mu buryo bwa tofu no mu bundi buryo bwose, ariko soya nayo ikungahaye mu ntungamubiri zifasha umuntu kurama. Hari ukwita ku buzima, ibi nabyo babigira iby'ingenzi cyane. Bagira isuku kandi bakunda kwivuza kare. Imibereho y'Abayapani buri iyo barwaye bivuza kare, ntago ari kwa kundi batuza bagategereza. Ntago bakunda ibiyobyabwenge, birinda ibiyobyabwenge, ntago banywa inzoga nyinshi. Mu Buyapani rwose mu muco waho inzoga nyinshi Abapana bashyize ku ruhande. Hanyuma imibanire myiza mu muryango ndetse no mu baturage, ibyo nabyo bihita bizamura icyizere cyo kubaho. Niyo mpamvu burya y'abantu baba mu matiku bahora mu makimbirane, nabyo bishobora kugabanya imyaka yo kurama. Ubuyapani kandi ni kimwe mu bihugu bifite abantu bakuze cyane ku isi yose ugereranije n'ibindi bihugu. Ahanini nyine bikaba byaratewe n'indyo bafata nk'uko twabivuze haruguru. Nyamara nubwo bimeze gutyo, bafite ikibazo cyo kugira umubare muto w'abana bavuka bagomba gusimbura abasaza. Yego, bafite abasaza n'abakecuru bakuze barengeje imyaka 100, ariko kandi hari ikibazo cyo kugira abana abakiri bato bagomba kuzasimbura abo basaza mu mirimo itandukanye. Nubwo bimeze gutyo, Ubuyapani buza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abantu bakuze ku isi, ntabwo aricyo gifite umuntu wa mbere ufite imyaka myinshi ku isi. Ahubwo umuntu wa mbere ni Umwongereza, yitwa Eten Kateram. Yes, Eten Kateram. Uyu munsi afite imyaka 116 y'ubukuru. Uyu ni Umwongereza, Eten Kateram. Nushaka kujya mu bushakashatsi urasanga ibyo tukubwira ari ukuri. Uwo muntu ni Umwongereza, akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza. Nubwo bimeze gutya, ubushakashatsi bwo bugenda butandukana n'icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye no kurama imyaka myinshi. Iyo tugiye mu mateka ya Bibiliya, dusanga umuntu waramye imyaka myinshi yitwa Metusela.
ni sekuruza wa Nowa. Nowa wa wundi uvugwa muri Bibiliya mu gihe cy'umwuzure, wari ufite abahungu batatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Uyu Metusela rero ni sekuru wa w'uwo Nowa. Uyu Bibiliya ivuga ko yaramye imyaka 969. Mu gihe noneho turi kuvuga uriho ubu ngubu ufite imyaka myinshi ni Eteri Kateramu w'Umwongereza. Harimo ikinyuranyo kinini cyane. Hari n'abandi bantu Bibiliya ivuga baramye imyaka myinshi cyane mu gihe cya kera. Harimo nka Adamu twese tubwirwa ko dukomokaho, wa wundi wavuye mu biganza by'Imana. Yaramye imyaka 930. Ni myinshi cyane. Hari Nowa wa wundi warokokeye mu nkuge mu gihe cy'umwuzure, nawe yaramye imyaka 950. Hakaza Seti waramye 912. Ariko urukumva kunyunguta ibinyejana hafi 10 ni ikintu gikomeye cyane. None ukurikije imibereho turi kubaho muri iki gihe, urabona nk'ubu ngubu nibura umuntu yazageramo imyaka ingahe? Komeza wowe ubitekerezaho witonze. Ntabwo nkeneye igisubizo nonaha, bitekerezaho witonze. Ukurikije imibereho tubaho uyu munsi, urabona umuntu yazageramo imyaka ingahe? Niba wakunze ikiganiro, turagusaba kureba iyi video yose ukayirangiza. Byaba byiza uko ubonye umwanya ukajya wongera ukayigarukaho ukayireba ukayumva, burya ngo waryo hasubiwemo. Tugusaba gukora subscribe ku batarayikora, birumvikana. Bayikoze nta kibazo, mushobora kulikinga, mushobora gusangiza iki gitekerezo abandi, tugakomeza tukagura uyu muyoboro tuganiriraho kandi twunguraniraho. Amasomo rero nakagaruka, reka msoze mbashimira. Mwakoze cyane muri inshuti zaza kadasohoka.